Itangazamakuru ryari rihari ku bwinshi, kamera zari nyinshi zerekeje amaso kuri Miss Iradukunda Elsa uko yatambukaga. Ku maso yagaragaraga nk'ufite agahinda cyangwa se umubabaro, ariko akagerageza kubihisha kugira ngo bitagaragara. Miss Iradukunda Elsa yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo aburane ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo ku byaha akurikiranyweho, birimo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Ahagana saa 2:40 za mu gitondo nibwo imodoka y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yari imugejeje ku rukiko. Iradukunda Elsa aregwa muri dosiye imwe na Noteri Uwitonze Nasira ushinjwa kumufasha mu guhimba inyandiko mpimbano no gutanga ubuhamya bw'ibinyoma. Nta mukobwa n'umwe witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda cyangwa se uwegukanye ikamba wagaragaye ahari kubera iburanisha. Yewe nawe umuryango we bahagaragaye n'imbarwa. Ni urubanza rwitabiriwe cyane n'itangazamakuru ryinshi nk'uko mubibona, mu gihe umutekano nawo wari wakajijwe ahagombaga kubera iburanisha. Iburanisha ryatangiye ahagana saa 2:50. Uwunganira Iradukunda Elsa yasabye ko urubanza rwashyirwa mu muhezo, ko asanga ari byo byatuma uwo yunganira aburana atekanye neza. Abishingira no ku mazina y'abavugwa muri uru rubanza bakeneye kurindirwa umutekano. Ubushinjacyaha nabwo bwemeje ubu busabe, buvuga ko bakurikije uburemere bw'idosiye kuyiburanishiriza mu muhezo ari byo byaba byiza. Miss Iradukunda Elsa nawe yasabye ko yumva urubanza rwe rwaburanishirizwa mu muhezo. Urukiko rwahise rufata icyemezo cyo gushyira uru rubanza mu muhezo nyuma y'ubusabe bw'uregwa n'umushinjacyaha. Imiterere y'ibyaha bakekwaho. Ku ya 19 Gicurasi uyu mwaka nibwo dosiye y'abaregwa yashyikirijwe urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ibyaha aba bashinjwa bifitanye isano na Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid uyobora Rwanda Inspiration Backup, uherutse nayo gutabwa muri yombi, akaba akurikiranyweho ibyaha bya ruswa y'igitsina. Bivugwa ko Ishimwe Dieudonné yafungwa, Miss Iradukunda yatangiye kujya kureba abakobwa bose batanze ubuhamya ku ihohoterwa bagiye bakorerwa kugira ngo bazivuguruze imbere y'urukiko, bavuga ibitandukanye n'ibyo batangaje mbere. Bivugwa kandi ko yashatse noteri akajya agera kuri buri umwe ku wundi akamusinyisha ibaruwa ihakana ibyo yashinje Ishimwe Dieudonné. Mu byaha aba bombi bakurikiranyweho harimo icyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma. Amategeko agena ko uwagikoze abigambiriye iyo kimuhamye ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe, ariko kitarenze imyaka 3, n'ihazabu y'ibihumbi 500 by'u Rwanda, ariko itarenze miliyoni. Ikindi cyaha bakurikiranyweho ni ukoshya abitabajwe mu nzego z'ubutabera. Iki cyaha cyo iyo umuntu agihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe, ariko kitarenze imyaka 2, n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 500, ariko itarenze miliyoni. Miss Iradukunda Elsa na Noteri Uwitonze Nasira kandi bakurikiranyweho icyaha cyo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano. Ni icyaha kiramutse kibahamye bahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5, ariko kitarenze imyaka 7, n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 3, ariko atarenga miliyoni 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Nyampinga w'u Rwanda wa 2017 ari we Iradukunda Elsa yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ibyo byakurikiranyweho byo kubangamira iperereza ku birego bishinjwa Ishimwe Dieudonné ari we Prince Kid. Miss Iradukunda Elsa yatawe muri yombi ku cyumweru tariki 8 Gicurasi 2022, afungirwa kuri sitasiyo ya RIB i Remera. Umuvugizi wa RIB icyo gihe Murangira Bitieri yatangarije itangazamakuru ati akurikiranyweho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza. Bikaba bivuga ko yatangiye gukora iperereza ku byaha bifitanye isano na ruswa y'igitsina muri Miss Rwanda mu mwaka wa 2019. Icyo gihe cyose kuva icyo gihe rero ngo hatangiye gukusanywa ibimenyetso, ari nabwo rero byagejeje ejo bundi kuri Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wayoboraga Rwanda Inspiration Backup yateguraga Miss Rwanda. Kuri ubu ngubu itagitegura iri rushanwa, yahise atabwa muri yombi. Amakuru kandi yizewe nuko Ishimwe Dieudonné kuva yafungwa, Miss Iradukunda Elsa aribwo yatangiye kujya kureba abo bakobwa bose mu bari batanze ubuhamya ko ihohoterwa ryagiye ribakorerwa mu bihe bitandukanye, kugira ngo bivuguruze imbere y'urukiko ntibazabyemere.
bikaba bivuga ko yashatse noteri. Uwo munoteri rero akajya agera kuri buri umwe akamusinyisha ibaruwa ihakana ibyo yashinje Ishimwe. Abakobwa n'abandi bantu kuko harimo n'abasore batanze ubuhamya ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina Ishimwe Dieudonné ashinjwa bose barasinye. Amakuru kandi yatangajwe no batanze ubuhamya muri RIB barimo n'abakobwa biyemerera ko basambanijwe na Ishimwe Dieudonné mu bihe bitandukanye. Hari n'umwe bivuga ko yari afitanye gahunda na Ishimwe muri 2020 aho kugira ngo bahurire ku biro bya Miss Rwanda nk'ibisanzwe, ngo uwo musore yamushyize mu modoka amujyana mu rugo rwe. Muri urwo rugo i Kanombe, Ishimwe yahise yinjiza uwo mukobwa mu cyumba cye amwakiriza ikirahure kirimo inzoga, undi ayinyoye yumva irarura arayireka. Ishimwe ngo yaje kumuvangiramo ji kugira ngo idakomeza kumusharirira, ariko arangije azana n'urumogi yatekeye amusaba gukururaho gake nibura ngo inshuro 3. Umukobwa yamaze gusindishwa n'uwo musore yatangiye no kumusoma, undi kuko yari yacitse intege atazi biri kugenda yagariye ubwenge asanga Ishimwe yamusambanyije. Umusore yabonye ko yakoze amarorerwa ku muntu wataye ubwenge, we yamusezeranyije ibintu byinshi birimo kumurihirira amashuri no kumufasha mu buzima busanzwe. Icyo gihe ngo uwo mu minsi yanamwijeje ko azamufasha akegukana ikamba mu irushanwa rizakurikiraho. Ishimwe Dieudonné cyangwa Prince Kid uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda, icyo gihe yari iteguraga ariko ubu ntabwo ariyo iritegura, yawe yataye muri yombi ku ya 25 Mata uyu mwaka. Ibyaha rero akurikiranywe bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakorewe abakobwa bitabiriye irushanwa mu bihe bitandukanye. Miss Iradukunda Elisa kuva yatabwa muri yombi bikaba bivugwa ko asanzwe afitanye n'umubano wihariye na Ishimwe Dieudonné nk'abantu bafitanye umushinga wo kuzabana nk'umugore n'umugabo. Hari n'abavuga ko Ishimwe Dieudonné yari amaze gufata irembo kwa Miss Iradukunda Elisa. Bikaba kandi bivuga ko Iradukunda Elisa yakoze ibyo byose kugira ngo agamire kurwanira ishyaka umukunzi we akaba na fiancé we. Urwego rw'igihugu ubugenzacyaha kandi rwanateye muri yombi uwo munoteri Uwitonze Nasira akekwaho gukoresha inyandiko itavugisha ukuri kuri dosiye iregwamo Ishimwe Dieudonné utegura irushanwa rya Miss Rwanda. Uyu mugore wataye muri yombi ku wa mbere yari afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Remera. Ibyaha akurikiranyweho birimo ibibiri, icyo gukoresha inyandiko itavugisha ukuri no kwiyitirira umurimo utari wowe. Itabwa muri yombi rye ryaje rikurikiye inyandiko zagiye zikwirwa ku mbuga nkoranyambaga zisinyisha abakobwa n'abasore batanze ubuhamya ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rishinjwa umuyobozi wa sosiyete yateguraga Miss Rwanda ariwe Prince Kid. Ni inyandiko zateshaga agaciro ubuhamya bwatanzwe mu bugenzacyaha ku byaha bashinja Ishimwe Dieudonné wayoboraga Rwanda Inspiration Backup yateguraga Miss Rwanda. Noteri yafatanyije na Miss Iradukunda Elisa bakajya bandikisha batanze ubuhamya babwira ko ibyo barimo kubakorera cyangwa se ibyo bari gukora ari ukugira ngo babafashe bazabashe kubona inyungu z'ubutabera. Icyo bari bagamije ko ari ukugira ngo imbere y'urukiko bashinjure Ishimwe agirwe umwere. Mu bindi byagiye bivugwa kuri Miss Iradukunda Elisa no ku mubyeyi we, yakanye byagiye bivugwa byose ku mwana wa twite inda ya Prince Kid, avuga ko ari ibihuha. Nibyo yatangaje mu kiganiro n'itangazamakuru ubwo yari amaze kumenya ko umukobwa we yataye muri yombi, maze mu kiniga cyinshi aravuga ati twabyumvise dutyo, nk'umwana wanjye ibyo ngibyo ntabwo biriho, ntabwo atwite, sinzi icyo azira nanjye nkeneye kubimenya. Uyu mubyeyi yabivuganye agahinda kenshi cyane kubera ko umwana we yatawe muri yombi icyo gihe, kandi uwo mubyeyi we ahamya ko umwana we ari umwere. Miss Iradukunda Elisa tubise ko yabaye Miss Rwanda muri 2017, akaba yaratawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha by'impapuro mpimbano no kubangamira iperereza ku birego biregwaho Ishimwe Dieudonné Elias Prince Kid. Ndabashimiye ubwo andi makuru rero ku byavuye mu iburanishwa mu muhezo nituyamenya turaza kuyabagezaho, mbabwira ngo mukore subscribe ku muntu utarayikora niba ukunda ibiganiro bitandukanye tukugezaho. Nitwa Isabelle Dusengimana, ibihe byiza kuri mwese.